itanura ry'umuriro abibone bose inkozi z'ibibi tuzabasigira none umunsi dore hazaba umunsi w'Uwiteka uzaba utwika itanura ry'umuriro
kudufasha, niwe Mwuka Wera ikiraro kiduhuza nawe. Yaduhaye umufasha wo kudufasha, niwe Mwuka Wera ikiraro kiduhuza nawe. Amahitamo yanjye ari kuri Yesu, no gukomera kwanjye gukura kuri Yesu. Amahitamo yanjye ari kuri Yesu, no gukomera kwanjye gukura kuri Yesu. Erega hari ibyiringiro y'uko igiti gitemwe cyongera kigashibuka kikagira amashami y'ibitontome. Erega hari ibyiringiro y'uko igiti gitemwe cyongera kigashibuka kikagira amashami y'ibitontome. Nuko umuzi wacu usazira mu butaka, n'igishyitsi cyacyo kigahera mu bukungu. Kiracyumvisa amazi cyongera gushibuka, kigatwara igiti kikiri gito gipfa kuri. Nuko umuzi wacu usazira mu butaka, n'igishyitsi cyacyo kigahera mu bukungu. Kiracyumvisa amazi cyongera gushibuka, kigatwara igiti kikiri gito gipfa kuri. Kwizera niyo ntwaro izakwambutsa, ikubyutsa waguye, ikongerera imbaraga, ikwibutsa intego y'urugendo. Kwizera niyo ntwaro izakwambutsa, ikubyutsa waguye, ikongerera imbaraga, ikwibutsa intego y'urugendo. Kwizera kwizera niyo ntwaro izakwambutsa, ikubyutsa waguye, ikongerera imbaraga, ikwibutsa intego y'urugendo. Kwizera Yesu Baba wabijeko, napewa ninambara, napewa kama kuwa. Baba wabijeko, hapa kamera kwema, kwa Yesu mwamani kawe. Baba wabijeko, Yesu napewa, 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 napewa.
hanyuma harakurikiraho korali yitwa Byiringiro guturuka Birembo, hanyuma iraza gukurikirwa na korali yitwa Jovanisi guturuka Kibimba, hanyuma haraza guheruka korali yitwa Arabagirana guturuka Impanga. Imana yo mu ijuru ibabe mu ruhande rwanyu.
Ninjye muzabibu w'ukuri, data ni nyirawuhingira. Ibyiringiro by'ubuzima twari dufite, imirimo y'intoki zawe twarayibonye cya gihe. waremye ibirimo byose ushyiraho isanzure, ibyiringiro by'ubuzima twari dufite. Kugaruka kwa Yesu ntiyamenaguka, yarabivuze arabivuga abisubiramo, bazagaruka kutujyana aho yaduteguriye. Kugaruka kwa Yesu ntiyamenaguka, yarabivuze arabivuga abisubiramo, bazagaruka kutujyana aho yaduteguriye. Waturwanyaga kera azabanesheje, amaso yanjye azamubona, tuzaba mu munezero udashira, tuzasangira uruhisho yaduteguriye. Wa mwanzi waturwanyaga kera azabaneshejwe, amaso yanjye azamubona, tuzaba mu munezero udashira, tuzasangira uruhisho yaduteguriye. Wa mwanzi waturwanyaga kera azabaneshejwe. Kugaruka kwa Yesu ntiyamenaguka, kugaruka kwa Yesu ntiyamenaguka, yarabivuze arabivuga abisubiramo, bazagaruka kutujyana aho yaduteguriye. Yarabivuze arabivuga abisubiramo, bazagaruka kutujyana aho yaduteguriye. Kugaruka kwa Yesu ntiyamenaguka, kugaruka kwa Yesu ntiyamenaguka, yarabivuze arabivuga abisubiramo, bazagaruka kutujyana aho yaduteguriye. Yarabivuze arabivuga gutyo abisubiramo, bazagaruka kutujyana aho yaduteguriye. Kugaruka kwa Yesu ntiyamenaguka, kugaruka kwa Yesu ntiyamenaguka, yarabivuze arabivuga abisubiramo, bazagaruka kutujyana aho yaduteguriye. Yarabivuze arabivuga abisubiramo, bazagaruka kutujyana aho yaduteguriye.
kudutoranya ntiyagishije inama komeza umuhamagaro niyo yagutoranyije kiranuka gusimanize icyubahiro hagarara ku munara umere nk'abakuki icyo yakubwiye ndawugitegere iyo niyo yabivuze ndabijyaye kuguruza kiranuka gusimanize icyubahiro hagarara ku munara umere nk'abakuki icyo yakubwiye ndawugitegere iyo niyo yabivuze ndabijyaye kuguruza kiranuka gusimanize icyubahiro umugambi w'Imana ntabwo ujya uhinduka kandi uwo yatoranyije nawe umutunga urutoki yatoranije Dawidi mu bahungu ba Yesayi imugirira icyizere aba umwami w'Abisirayeli burya umugambi w'Imana ntabwo ujya uhinduka hagarara ku munara umere nk'abakuki icyo yakubwiye ndawugitegere iyo niyo yabivuze ntabwijyaye ivuguruza kiranuka gusimanize icyubahiro hagarara ku munara umere nk'abakuki icyo yakubwiye ndawugitegere iyo niyo yabivuze ntabwijyaye ivuguruza kiranuka gusimanize icyubahiro Ishimwe
twababwiye yuko twaje kugira ibibazo. Mugenzi wacu umucuranzi waririmbaga muri korali Safiro akaza kwitaba Imana mu buryo butunguranye. Turi mu myiteguro y'igiterane, twagize umwanya wo kumwunamira, ariko muri uyu mwanya turagira ngo twifatanye n'umuryango we tumufate mu mugongo. Hari icyo bitwaye abaririmbyi? Hari icyo bitwaye? Abamushyigikiye mugere gutya turebe. Turagira ngo dusabe abadiyakoni ba hano badufashe, bazane n'ubundi ibiseke, kimwe kize kujya hano hafi, hanyuma ubundi tunyure mu bantu tugerageze gufata umuryango wa nyakwigendera mu mugongo.
mbabwire gahunda ikurikiye. Tugiye kwinjira muri raundi ya kabiri. Biragaragara rwose ko korali zose zabashije kwitegura neza, ariko izi ndirimbo mumaze gusoza z'icyiciro cya mbere zari zo kwidagadura. Ariko iyi raundi dukurikiyeho, amategeko n'amabwiriza mwahawe bigomba gukurikizwa. Ikintu cyitwa iminota bigomba gukurikizwa. Hano hari abajaji batandukanye barimo bareba ibyashyizweho bizakurikizwa harebwa urwego korali zacu zihagaze. Bari muri mwebwe, bicaye muri mwebwe hafi aho, ntabwo mubazi. Turashaka kugira ngo mubahirize igihe kugira ngo gahunda zose zize kugenda neza. Amina. Rero ndagira ngo mbatangarize ko icyo mwitaho cyane ni iminota 6 ifunze. Korali yikoresha ikayikoresha iririmbye amakorasi 3 n'indi bimwe, nta kibazo. Ariko na korali yakumva yaririmba muri korasi gusa, nta kibazo. Muzi uko mwabiteguye, ariko ntigomba kurenga 6. Icyakora kuririmba 3 nta cyaha kirimo, ariko ntigomba kurenza iminota ingahe? 6. Angeliste Mutabaruka asenga Imana, hanyuma twinjire muri uwo mwanya wa kabiri. Mana igira neza kandi barishobora byose, dukomeje kugushimira no kuguhimbaza Uwiteka Imana Nyiringabo. Twinjiye uwundi mwanya mwiza wo gukomeza kuririmba no kumva indirimbo z'abaririmbyi. Turagusabye kugira ngo uko wabanye natwe, uko wabanye nabo mu mwanya wa mbere, wongere ubane nabo muri iki cyiciro cya kabiri. Turagusabye kandi kugira ngo Umwuka Wera aganze aha hantu, kandi ushake gukomeza kubana natwe. Icyo duhagaritse n'imbaraga zose z'umwijima, ndatesha agaciro imbaraga z'abadayimoni. Wera wa Isiraheli, ukomeze natwe kandi ukomeze kutugira neza mu izina rya Yesu. Amen. Korali yitwa Abungeri nivaho, turaza kwakira korali yitwa Maranatha. Korali Maranatha nivaho, turaza kwakira korali bita Bowaze. Bowaze nivamo, turaza kwakira korali yitwa Meremeta. Urumva amazina yanyu turaza no kubisubiramo, usigaye mutunyesha ko Meremeta, Maranatha, ariko nta kibazo rata, nitwe twari twibeshye. Tuvuze Abungeri, barakurikirwa na Maranatha, hagakurikiraho Boaz, hagakurikiraho Meremeta, hanyuma hakazaho gukurikira korali yitwa Rabagirana. Kugaruka, kuja itore
azaza azaduhemba imirimo twakoze inshuti yanjye tugira gukora neza ibihembo by'abakubwira hariho izindi aba hariho izindi ibimenyetso bigaragaza kuza kwe byose byarabonetse igisigaye ukuza kw'Imana itorero rigazamurwa bene data baritegure uwo munsi bikazazugana bigaragaza kuza kwe byose byarabonetse igisigaye ukuza kw'Imana itorero rigazamurwa bene data baritegure uwo munsi bikazazugana ubwo azaza isi yose izabimenya ubwo azaza n'abapfuye bazazuka ubwo azaza isi yose izabimenya ubwo azaza n'abapfuye bazazuka azaduhemba imirimo twakoze inshuti yanjye tugira neza ibihembo by'abakozi birahari ubwo azaza isi yose izabimenya ubwo azaza n'abapfuye bazazuka ubwo azaza isi yose izabimenya ubwo azaza n'abapfuye bazazuka azaduhemba imirimo twakoze inshuti yanjye tujya gukora neza ibihembo by'abakozi birahari ubwo azaza isi yose izabimenya ubwo azaza n'abapfuye bazazuka ubwo azaza isi yose izabimenya ubwo azaza n'abapfuye bazazuka azaduhemba imirimo twakoze inshuti yanjye tujya gukora neza ibihembo by'abakozi birahari Yesu niwe ngabo yanjye kugaruka kwa Yesu uri hafi ukijyana uwa byose namaze kubura umunsi atagira ubutwari ikamba ryawe kandi igihe cyo guhembwa cyari cyegereje uri kugaca uri hafi ukijyana uwa byose namaze gusohora atagira ubutwari ikamba ryawe kandi igihe cyo guhembwa cyari cyegereje
kenshi kureka ibyaha bangabwira no kuba mu nzira y'urupfu n'ukuri dore ryavuze riratashye Yesu aragarutse dore wabwiwe kenshi kureka ibyaha bangabwira no kuba mu nzira y'urupfu n'ukuri dore ryavuze riratashye Yesu aragarutse Yesu aragarutse umwami wacu aje kwiga ingoma abarirana turabihamya Yesu aragarutse Yesu aragarutse umwami wacu aje kwiga ingoma abarirana turabihamya Yesu aragarutse Yesu aragarutse umwami wacu aje kwiga ingoma abagirana turabihamya Yesu aragarutse iba umugisha reka twongere tuhereze icyubahiro Imana y'ukabyara. Rero tugize umugisha tubonye umushyitsi turagira ngo duhamagare Pastor Nemeyabahizi Felicien yegere hino amuduhere ikaze. Karibu Pastor. Tugize umugisha mwinshi cyane kubera ko umubyeyi wacu umushumba hageze nk'uko twabibabwiye ko dufite umushyitsi mukuru umushumba w'ururembo rwacu rwa Ngoma ari nawe mushumba wa paruwase yacu ya Nasho arahageze rero reka tumwakirane ubwuzu n'impundu n'amashyi menshi kugira ngo yegere hino asuhuze iri teraniro. Bravo torero. Yesu nashimwe. Bravo ibiganza duhoberane. Hobe hobe. Shalom shalom. Tuje kubana nawe. Kandi turabakunda. Amen. Jimwe ariko dukunda abaririmbyi. Baririmbyi rwose. Imana bamugisha. Nanjye kuvuga ngo ababitangiye kare mwijuse mwaguwe neza. Ariko natwe aho tuhagereye turumva tuguwe neza. Mwera mwene data nabarekaze abaramutse umushoferi tubana udufasha ariko akaba n'umukozi w'Imana akabona mwene data sorry akaba n'umukozi w'Imana no mu bwabutumwa namwe nawe muraza kumusogongeraho. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mugira ngo hey. Hey. Iyo ni titire ya Zaburi ya 119. Titire yaho iravuga ngo hey. Amazina nitwa Fidel Mukeshimana ndi umupantikoti byahamye. Imana amahoro ijye hano umugisha. Cyane abayobozi muri paruwasi ya Ntunga n'ururembo rwacu itorero rya Ntunga n'ubundi akoze. Haleluya. Turabakira mu izina rya nde? Yesu Kristo. Bo muri paruwasi yacu ya Nasho hano turi kumwe na korali zigera kuri 19 zazanye abantu 1069. Tukaba dufite izindi nanone korali 19 zasigaye ariko ibiterane nk'ibi bigamije amajonjora byabaye ku mazone no kuvuga ngo uyu munsi hano ari 19 ariko hari izindi 19 ziteganyirizwa igiterane gikurikira. Hanyuma rero ndagira muri aka kanya n'ubundi mpamagare Pastor François azasengere umushumba w'ururembo kugira ngo atugezeho ijambo ry'Imana yatugeneye kuri uyu munsi. Tugeze mu mwanya wo kwakira ijambo ryawe. Reka uyu mwanya ukomeze gutegura imitima yacu kugira ngo ijambo ryawe rigire umumaro muri twebwe. Fasha umugaragu wawe rero kugira ngo mu mwanya ahagaze imbere y'ubwiza bwawe umukoreshe nk'umukozi wishimira. Turagushimiye cyane kuko ugiye kutugaburira ibyiza. Tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo ni ibice byaho bitandatu. Turasoma umurongo waho wa 7. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo
ibice byaho bitandatu turasoma duhereye ku murongo wawo wa 7. Abahageze dusome mu izina rya Yesu Kristo. Namwe nimusenga ntimukavuge amagambo muyasubiramo hato na hato nk'uko abapagani bagira bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Nuko ntimugase nabo kuko so azi ibyo mukeneye mutaramusaba. Nuko musenge mutya muti: Data twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Dufunge Bibiliya zacu tuganire kuri iri jambo. Haleluya. Nimusenga mujye musenga muvuga mutya muti: Data twese uri mu ijuru, ubwami bwawe buze. Haleluya. Iyo ubwami bwaje hari ibintu bihinduka. Iyo ubwami bwaje gihe kimwe bwageze bwagera kwa Herodomu, ubwo isanduku ya Israeli yari yaranyazwe. Igihe kiragera ngo bajya kuzana isanduku, ngo bamaze kujya kuyizana, ngo uwari uje kuyiramira uza kuyiramira imutsinda aho ngaho. Imutsinze aho ngaho Dawidi yigira inama aravuga ngo ubwo bimeze bityo ntabwo byara bikivuyemo, ndamutse nyigejeje iwanjye nanjye yanyica cyangwa ikica n'umuryango wanjye. Arangije baraterana baravuga ati se buriya yajya he? Basanga nta handi ikwiriye kujya uretse kwa Nyakwipfira, wa wundi wapfa ntihagire icyo bitwara, witwa Obededomu. Isanduku ibikatishijwe kwa Obededomu kugira ngo ubwami bwari bugiye kwa Obededomu. Ageze isanduku igeze kwa Obededomu birahinduka, kugira ngo birahinduka kuko ubwami bwari bwaje kwa Obededomu byari byaranze uwo munsi biremera. Abatabizi bati se kwa Obededomu byagenze bite? Ubwami bwaraje. Bamenye yuko ubwami bwagize bute? Bwaje. Ari ijambo nakunze. Hari igihe umuntu arenganywa n'abandi, ariko ubwami bwahagera akarenganurwa kuko umwami areberera rubanda. Niko umwami wacu natwe tureberera. Jambo ryatubwiye ngo nimusenga, nimusenga ngo mujye muvuga ngo Data twese uri mu ijuru, ubwami bwawe bugira bute? Uwitwa Daniyeli nawe yarasenga, arasenga ari mwiyera ko abona ibintu bikomeye, ngo agisenga ngo nyamara ibisubizo bya Daniyeli byari byoherejwe, ngo barangije bakarubi Bibiliya yavuze ngo ntabwo dukirana n'abambaye inyama n'amaraso, ahubwo dukirana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Irangije ifata ibisubizo bya Daniyeli. Daniyeli ntiyacika intege, arakomeza arasenga. Daniyeli arasenga, akomeje gusenga, ijuru riraterana. Ahubwo ngo mbese ko twasubije Daniyeli, niki kimuteye gukomeza gusenga? Icyatumye ijuru rimuhagurutsa nuko yari yakomeje kuba mu mwanya wo gusenga. Marayika yageze kuri Daniyeli avuga ngo mudabere mugabo ukunda ugisenga. Haleluya. Gusenga kwawe kwarumviswe, ubwami bwawe nibuza, ibyari byaranze we biribuza kwemera. Ngaho urwango rwabo rw'ishuri niho urukundo rw'Imana yacu rucometse. Bibwira ko bakujugunye bagusanganije bakazakuramira. Yakabyara abahungu n'abakobwa bayubaha. Umuntu yahaguruka akajya kuguteranya ku mugabo kuko ari umugabo bigakura. Ntabwo yumva amabwire, yageze yavuga ngo ndahagurutse ngiye kureba ko ibivugwa ari iki. Hagarara ku cyo wamenye, ubwami bwayo nibuza, ibyanze biremera. Nari mbabwiye ngo Yohana bamujugunye ku kirwa Patiri, bibwiraga yuko bamurangije, na cyane ko ibitabo by'amateka bitwereka yuko bamutaye mu ngunguru y'amavuta, barapfundikira baracanira, aho kugira ngo Yohana aje bapfumbira kuyuburuka amara umuntu w'umusore. Barangije baramufata ngo bajya kumujugunya ku kirwa Patiri,
bamaze kumujugunya ku kirwa Patimo, ngo igihe kiragera umwami ajya kureba ko Yohana akiriho, arangije asanga Yohana ariho arimo arandika. Asanze arimo arandika, bamuca ukuboko bakujyana mu itorero rya Efeso aho yaravuye. Baravuga ngo Yohana ntiyapfuye ahubwo aracyariho. Ariko igitangaje, baje gusubirayo basanga Yohana afite ukundi kuboko arimo arandika. Nta kintu n'iki kimwe kizayobya umugambi w'Imana. Ubwami bupfa kuba bwaje gusa, buza bufite iyo bugisha, kandi bukaza bufite intumbero, bukaza bufite n'ikibuzanye. Gushime kugira neza kwawe, gushimiye umugambi wawe kari mwiza kuri twe. Wavuze ijambo rikomeye ribwira kura, ravuga ngo nzakujya imbere ahataringaniye maringanize. Icyo nicyo tugukundira. Ab'isi badusezeranya ko baturi inyuma, kandi koko iyo bagiye ntitubimenye. Ariko kubw'amahitamo yawe meza arata Yesu, wahisemo kutujya imbere. Turakubashye kuko uri ukubona, shyirwa hejuru kuko urabikwiriye. Ubuntu bwawe n'imbabazi, umurava no gukiranuka nibikomeze kubana natwe. Ni mu izina rya Yesu nambajije. Amen. Igitaramo cyiza nukuri yagiye kuvuga ngo mwagiye mwiherera ibintu byiza, ariko twagiye tumenya amakuru y'uko mugenda mugira ukwezi muharira minisiteri, ukwezi mukaba mwaraguhariye minisiteri y'abaririmbyi. Biragaragara ko rwose mufite intego nziza yo gukorera Imana, ariko cyane cyane abakozi b'Imana kuba mwaramenye ibanga yo gushyira imbaraga mu baririmbyi. Ubundi ushaka umusaruro nta handi ni mu baririmbyi, kuko abaririmbyi ni ingabo ziba yagiye kuvuga ngo iki. Ariko mu gicuku Pawulo nande bagira gute, hanyuma kandi baririmbira iki, izindi mbohe zigira gute, zirabumva. Nimutaririmba ngo imbohe zumve muraba mwazinduwe n'ubusa. Ariko turaza kureba impamvu imbohe zumva. Genda biti byakozwe n'intumwa, byahishuwe 22. Umva mwabaririmbye maze ntimuzarambirwe. Yego
ntukajurambirwa kumwizera. Ntabwo wize, ntabwo wize, ntimuzarambirwe kumwizera n'uwo kwizera ibihe byose. Uko yarari n'uyu munsi niko ari niko azahora. Ntajya ahinduka Yesu. Isi irahinduka, abantu bagahinduka, njye nahinduka, nawe wahinduka, ariko Yesu wacu ntajya ahinduka. Uko yarari n'uyu munsi niko ari. Aramuvuga ati Silas usira ngo umugore wa Pawulo ayaya no ari byo mvuga utuba ko bavuga Pawulo wavuga Pawulo na Timoteyo cyangwa se ukavuga Nehemiya wahize nande umupastor mubana ninde na Juvenal ninde ni wowe ubundi Yesu ajya no gutuma yatuma babiri sibyo yajya atuma babiri noneho rero mu kubwiriza ubutumwa abigishwa be bakunda kugendana ntabwo hakunda kugendana n'umuntu umwe babiri cyangwa se no gutsinda ry'abantu. Hari umuvuga ubutumwa ngo wariziriye ngo wariye ngo yumva birageze gute yewe ngo biraryoshye ngo bigeze gute byagera ko waririmbye bamuvuga sanze hano baraba ariko batara nuko bagenda ari ku minota ariko umunsi bazabatira batari ku minota muzongera ngo ibindi bitero babiri kuko naho buri rwose byari nko kuzuba ikigumuntu. Haleluya, haleluya. Rero kandi nanone ari wavuze wanditse aravuga ngo iyo umuntu aririmbye neza abasenze kangahe cyangwa ntahantu ntasoma muri biri, ariko ubundi nibyo kuri kuko turebye hano Paul na Sila kuko bari muri gereza bari bafunzwe barenganyiriza ubutumwa bwiza babushye bagize gute babushye n'inzugi zigize gute yewe zigize gute zikinze hari inzugi nyinshi utagira ngo urugi rumwe yego ibihindizo sinzi indirimbo baririmbye ariko hashoboye kuba harimo ngo yandirimbo ivuga muri bihirizo by'ibyuma zabicamo kandi bararirimba ngo izindi mbohe zigira gute yemwe ziracyumva yego ukiranuka. Iyo dusomye ku murongo wa 23 haranditse ngo bamaze kubakubita inkoni nyinshi, ubwo ni bande? Ni ba Pawulo na Sila bamaze kugira gute? Bamaze kubaho ubugari n'inyama. Abikige ngo bahanura ari uko bamaze kurya inyama n'ubugari. Bari ko bahanura neza. Bamaze kubakubita inkoni nyinshi babashyira mu nzu bategeka umurinzi kubarinda cyane. Nawe ategetswe atyo abajugunya mu nzu yo ya hehe hagati akomeza amaguru yabo mu mbago. Habaho igishyitsi cyinshi. Haleluya. Habaho igishyitsi cyinshi akura inkota ye nuko agiye kwihora Pawulo avuga ijwi rirenga ati wikwigirira nabi twese tugize gute turi hano. Atumira itabaza aturungukira mu nzu ahinda umushyitsi yikubita imbere ya Pawulo na Sila maze arabasohokana arababaza ati haleluya batware nkwiriye gukora ne ngo nkiri. Amen. Abatizanwa nabe bose arabazamura abajyana iwe arabagaburira. Baririmbye nimuhumure muzana Imana izikugaburira. Iyo wakoreye Imana neza n'ukuri irakugaburira iragusiga ikakwambika. Imana yacu ihemba neza ntiyambura. Iyo bitarimo amavuta natwiyumuka ngo yumve bicaha bigahindukira hehe. Wagira ngo ari amajwi ya ba Pawulo na Sila niyo yatumye ziragohe zumva niyo
n'amajwi y'umwuka y'amavuta y'umwuka wera. Haleluya, haleluya. Aho ngaho niho twifuza ko muririmbira. Amen, amen. Aho ngaho icyo yagize gute yakoze. Imana iduha umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana, mureke dusenge Imana, muhaguruke. Nubwo turi muri iki gitaramo cy'indirimbo cyiza kiryoshye, ariko dusenge Imana kugira ngo tutazabura ingororano zacu. Yewe baririmbyi, kugira ngo tutazabura ingororano zacu, tugiye kubasengera abaririmbyi ngo muzabone ingororano z'ibyo mwaruhiye. Mwami Yesu, turagushimiye, uhemba neza n'ukuri wawe, kandi ihenze biragaragara, biraboneka, kandi ni ukuri. Petero akubajije icyo kibazo, uramubwira akwaje ngo mwami, twebwe ko twasize byose tukagukurikira tuzahembwa iki? Uramubwira ngo abasize byose bakankurikira, bakareka imiryango yabo bagasiga ibyabo, bakiri mu isi bazakubwira inshuro 100, uko ari geretse kuri ibyo bazabona ubugingo buhoraho. Barasabiye aba bantu, sabiye aba baririmbyi batubwiye barenga 1000 mu izina rya Yesu Kristo mwiza, bahumugisha umugisha mukuru, bakirana mwiza wamugisha wo kumenya no gusobanukirwa, bamenye ibyo bakora bisobanukirwe, bamenye ko gukorera Imana atari ugukina, bamenye ko gukorera Imana ari ukwirinda, bamenye ko gukorera Imana ari ukwiyanga, bamenye ko gukorera Imana ari ukwihangana, ari ugukiranuka. Haleluya, bagirire neza, bafashe uzumuka wera, ubuzuza ubwenge, batabera nk'inuma z'injiji. Wabwiye nyinshi barababwira ngo batumyeho intama, kandi batumye hagati mumeze nk'intama ariko mumasega, ariko urageza abwira ngo muhumureze abari kumwe nawe kugira ngo mperuka yiriye. Haleluya, turamushimira Yesu yuko utazagabura ubutayu. Turamushimira ko abaririmbyi uzabakomeza, tubasabiye umugisha, tubasabiye imbaraga, tubasabiye uburinzi buturuka ku Mana, tubasabiye ibyiza byose, tubasabiye guhinga abakiriya no mu isi, tubasabiye Mana mu buryo bwose ibyaha no mu isi bibahe. Hari abaririmba batagira urubyaro, baririmba nk'ahana, batatobora ijwi, biyicarira ahandi inyuma bagahagarara inyuma iriya. Mana ndabasabiye ngo bahure urubyaro, ndabasabiye bariya baririmba badafite ibyo kurya, bakenye, badafite amacumbi, badafite. Mwami Yesu ubatungishe, babari bavuga umusanzu mwami bakumva banyonyoma bagasohoka. Mana turabasabiye kubagirire neza. Haleluya, sabiye abakobwa, sabiye abasore, ubahe kwihagarara muri uyu murimo, ubarinde ibishuko, ubarinde mwami, ubarinde ibyaha. Ibyaha birica, ibyaha bizana umuvumo, kandi bababarire. Turabasengeye, ndabasengeye mwami Imana, kugira ngo bagukorere batinya, bagukorere bahinda imishyitsi. Nta kintu cyatumye Pawulo na Sila imenyero ridahoka, nuko baririmbye basenze bikiranuye, bararirimba amajwi barazamuka, bazamukira imbere y'Imana. Imana yohereza marayika bera, baza barababohora. Nanjye Imana nasenze ngo wohereze ingabo nyinshi zize mwami, zitwara ubwoko bwayo mwami, kuko ijambo ryaravuga ngo ubabaye asenge, uhishimye aririmbe. Mana ntitwifuza kubona abaririmbyi baririmba ubishimisha ibyishimo bibagiza, nibo bari gutuma. Turamushimiye tugukomeye amashyi, tuguhaye impundu. Turamushimiye gukijije abarwayi barimo, turamushimiye gukijije mwami abafite ibibazo bitandukanye. Ndagushimiye Mana ko buraniye abarengana bose. Urakoze, turagushimiye, ni ku bw'izina ryawe rikomeye Yesu. Amen.